muhataniye ibintu bihembo wari ukiteze na mugenzi wawe na mukuru wa Vestine bumvaga ko uyu mwanya ari uwanyu igikombe mugikwiye kubera iki? ntabwo navuga ko numvaga ari icyacu cyane kuko turi abahanzi benshi cyane kandi bakora neza cyane, ariko nyine nari mbizi neza ko Imana yadukoresheje muri uyu mwaka, cyaba icy'abandi cyaba icyacu twese dusabira Imana ari umurimo mwiza cyane nta kibazo. Irene twakira igikombe nyuma y'ibitaramo nari nkomojeho byo muri Canada tuma turinjira mu mwaka mushya. Muri rusange twavuga ko uyu mwaka waranzwe n'iki n'ibikorwa wenda murishimira kugeza kuri iki gikombe nka Vestine na Dorcas nk'itsinda mureberera inyuma? Phase ya mbere y'umwaka twakozemo yebo na n'ubu ngubu iracyari iri mushya ku bantu bayumvishe. Phase ya kabiri hagati mu mwaka dukora Emmanuel n'indirimbo nayo ikiri nshya mu matwi y'abantu. Uyu munsi tuvugana hashize iminsi 10 basohoye Usisite, imaze iminsi 10 yonyine. Muri phase ya gatatu turi kurangiza nayo byagenze neza, mu minsi 10 byonyine abarenga miliyoni bamaze kuyireba. Iyo ngiyo Emmanuel abarenga hafi miliyoni 10 bamaze kuyireba. Iyo ngiyo yindi yebo yatangiye umwaka hafi miliyoni 26 ziriho. Ni akazi bakoreshejwe n'Imana, ariko nanone Imana ifasha uyifashije. Duruka ayikomojeho yebo navuga ko yabaye indirimbo idasanzwe kuri mwebwe, ni nayo mwanitire n'ibitaramo mwakoreye muri Canada. Mbere yuko muyisohora mwari mwiteze kiriya gikundo kidasanzwe kugeza ubwo n'abahanzi muri Tanzania bagiye bayisubiramo kandi muri social media wagiye ubona ni indirimbo mwakira gute byagizwe nayo nyine mu bitaramo mwakoreye muri Canada? Mu Imana umeze ujya gukora indirimbo wabyumvishemo wabisenye, expectations ari zo kubona ntabwo ina film akaza twe twiteze cyane, ariko iyo dusohoye indirimbo nk'iyi tuba tubizi ko hari umurimo Imana iri bukore mu bantu, hari abantu bayigenewe, so ntabwo nzi ko bangana kuriya ndanabashimira abantu badusapotinze, ariko nari mbizi neza ko hari abantu iri bukore kuko ibintu turabisengera. Irene mu minsi ishize mbonye ari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko kujya kuririmba mu Cyongereza byari bitewe nako mu Giswahili byari bitewe n'inshuti yamugana amuga ati nawe wagerageza ukanahindura mukareba mu Giswahili. Kuva mwatangiye ko indirimbo mu Giswahili mwabonye izihe feedback zituma muvuga ngo ariko twakubakira kuri ndorimi kwenda rugera kure? Abakurikira neza babonye ko muri page zacu mbere yuko ibisohoka na posting yitwa ibihe niyo yagombaga gusohoka tuza kubona yebo biba ngombwa ko ibihe na n'ubu ntabwo irasohokera cyari muracyabitse video na audio byayo birahariye ntabwo yangitse igihe bizasohoka. So rero iyo ugiye gusohora indirimbo ya gospel rimwe na rimwe ntabwo ibyo wapanze biba. Rero twebwe ntabwo bavuga ngo hari umuntu wabitubwira igihe cyabyo byarabaye n'izindi ndirimbo bazazikoramo igihe cyabyo kigeze. Mu bigaragara Vestine na Dorcas barimo barafata isoko by'umwihariko ry'Iburasirazuba ndavuga East Africa. Nabonye Vanessa mudakora indirimbo zanyu cyane kugira ngo mujye muyibona. Uratekereza iki kuba wakora nka tuwa yo muri ibi bihugu cyane ko nyine hari indirimbo murimo gukora noneho barimo kumva indirimbo zanyu? Tuzacunga neza kuri iyi mahirwe dukora, dushyira ingufu cyane muri production kubera ko ntabwo ari byiza guha abantu ibintu bito. Ikinyarwanda bafite indirimbo zihagije, Igiswahili bafite indirimbo z'amamega hit ariko ntabwo ziraba nyinshi ko tubishaka. Dufite amaofa menshi barabahamagara, ariko I prefer ko tubanza gukora production yuzuye ku buryo umunsi bazababona bazakoreshwa mu guhembura abantu mu buryo bwuzuye. So turabizi neza, ariko turashaka gukora production indirimbo nyinshi zigiye gusohoka umwaka tugiye muri zirasohoka. Igihe cyabyo nikigera tuzabikora kandi neza. Umuntu akurebye urakomeye, ukomeye, uri strong. Ni ubumana bukugendamo butuma ukomera mu bihe bidasanzwe cyangwa ni karagita yawe Irene muri Ndahaga? Ntabwo ugiye kuzinakomeye ntabwo zinakomeye ariko rero muri Imana urumva tukiri bato duterwa amabuye se kose ntacyo cyamuza kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ahawe umunsi mwiza mubishimire njye nta kintu cyamuza kwishima. Zoroka, ukurikije uko uyu mwaka wagenze uyu munsi mukaba mutwaye igikombe ninde mu gitondo? Abanyarwanda n'abantu batumye tukibona n'abantu baduteye
nibo bantu dore iki gikombe cyane byose ni mwebwe nta mbaraga zacu zirimo cyane ni mwebwe no kuri n'abanyarwanda abantu bose batwumvise God bless you. ukurikije uko muri Canada babakiriye Mbonyi yavuze ko yagiye hanze abona urukundo rwinshi ariko ntiyabigereranya na hano imbere mu gihugu. Muri Canada uvuga ko babakiriye ku kihe kigero wenda birenze amashusho Emma yapostingaga cyangwa se wenda nta mafoto mashya ni ibihe bihe bidasanzwe uvuga ngo Canada yabasigiye? Ibyo byabanje kungora ko ari ubwa mbere njye mu kindi gihugu ariko abantu bo hanze abantu muri Canada Imana ibamugisha bagira urukundo barasapotinga cyane Imana ibereze umugisha batwakire neza icyatujyanye Imana yaradushoboje turakora Imana ibereze umugisha batwakire neza cyane. Irene arabibaza ngo muri Emma yitwa ya umuhanzi uzakira byarangiye sofa ntacyo nabitangaza. hari ibiganiro bihari byo kuba wakakira undi cyangwa iracyari ibanga ribitse? Wanyumvishe nabi nari mvuze ngo sofa ntacyo nabivugaho. Irene ahubwo uri umunyamakuru apari yo kuba uri hano nk'umujyanama wa Vestine na Dorcas kandi uri umwe nabwo mu nkingi nzamwamba muri showbiz kugeza ubu ngubu uherutse kuganira na Bruce Melody ku bw'amahire turitegura igitaramo cye na The Ben ibintu ngira ngo twaba dutegereje wowe mu mboni zawe benshi baravuga ko bizahombya imwe bikungura undi mu mboni zawe biradufasha iki abanyarwanda birungura iki showbiz ubuza kwabo? Vestine na Dorcas ni abahanzi beza. Vestine na Dorcas ni abahanzi beza. Urabona ushaka kubivugaho? Sisite kabisa indirimbo nziza imeze neza. Wumva igiswahili Frida kuvuga ngo besho